Ngiye kubasuhuza itorero ry'Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nimugire amahoro. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere dusangire ijambo ryayo, bityo imitima yacu, ubugingo bwacu burusheho gukomezwa naryo. Mureke dusenga Imana. Uwiteka Mwami Imana yacu, ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ngushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi. Utanze umugisha, utanze uburyo, kuko twongeye kugira umugisha wo kumva ijambo ryawe. Uhabwe icyubahiro. Ndakwinginze muri uyu mwanya kugira ngo ubwire ubwoko bwawe, kandi imitima yacu yagukire kukumva ndetse no kukwizera, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bavandimwe, kuri uyu munsi ndagira ngo dusangire amagambo y'Imana, amagambo Imana yadutumyeho, kandi Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe. Kuri iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 9, Imana yashyize ku mutima wanjye amagambo nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo Uwiteka afite inzira nyinshi azanyuramo aza gutabara. Uwiteka afite inzira nyinshi azanyuramo aza gutabara. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cy'Abami, igitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 7, umurongo wa 1 tugeze ku wa 10. Turaza kandi no gusoma n'ibindi bice nabyo uko tugenda tubibabwira. Abami ba 2 igice cya 7, umurongo wa 1 kugeza ku wa 10, hari amagambo avuga gutya: Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagura shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yebgamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravugana bati, ikitwicaza aha kugeza aho tuzapfira ni iki? Ariko twavuga tuti, twinjire mu murwa, kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa ntabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose ni ugupfa. Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abisiriya. Bageze aho urugerero rw'Abisiriya rutangirira, basanga nta muntu rurimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abisiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka, nimugoroba hari mu kabwibwi bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo uko urugero rwakabaye, barahunga ngo badashira. Nuko baba bembe bageze aho urugerero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravugana bati, ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire abo mu rugo rw'umwami. Nuko baragenda, bageze ku murwa, bahamagara umurinzi w'irembo, baramubwira bati, twageze mu rugero rw'Abisiriya, nuko dusanga nta muntu rurimo, ntawe uhakomera keretse amafarashi n'indogobe biziritse, kandi amahema ari uko yakabaye. Agira ngo twongere kandi dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, igice cya 21, umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 14. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 21, Tusome umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14.
Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yereka abigishwa ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didomu na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato akurura urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153, ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati, urinde? Kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza yenda umutsima arawubaha n'ifi nazo asigenza atyo. Ubwo ni ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Bavandimwe, aya magambo y'Imana ngira ngo tuganire, bibutse ko turimo tuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Uwiteka afite inzira nyinshi azanyuramo aza gutabara. Ibi ni ibihe bibiri dusomye, igihe kimwe mu isezerano rya kera cyari kigwereye ubwoko bw'Imana, ndetse no mu isezerano rishya nabwo cyari igihe gikomereye ubwoko bw'Imana. Iki gitabo dusomye kitubwira inkuru zo mu gihe umwami Benihadadi w'i Siriya yari yaragose i Samariya. I Samariya yarahagose, ni mu gihe cyari igihe cy'umubabaro, ni igihe cyari icy'akaga, ni mu gihe ubwoko bw'Imana butari barimo kuyumvira ngo bikorere uko bikwiye, bituma Imana ibureka, bituma Imana ibuta, ariko ibufiteho umugambi w'ibyiza. Ni nacyo cyatumye ubwo umwami Benihadadi, usomye mu bami ba kabiri ku gice cya 6:24-33, hatubwira iyo nkuru uburyo yateye i Samariya arahagota. Ni mu gihe kandi ijwi ry'Imana ryajyaga rimanukira umugaragu w'Imana, akarinda agatabara ubwoko bw'Imana ntihagire icyago kibuzaho. Ariko muri iki gihe biragaragara ko umwami w'i Siriya n'ingabo ze bari bafite ubutware n'ubushobozi bigarurira Samariya. Bibiliya itubwira ko aba bantu barafashe, haba umubabaro ukomeye, haduka ikintu cyitwa inzara iremereye umuntu adashobora kumvisha amatwi ye ngo abyakire, kuko si twebwe gusa dushobora kutabyakira, ko n'umwami ubwe, umwami w'i Samariya nawe ubwe byaramurenze. Byageze aho abantu batunzwe kandi nabwo bafite ubushobozi bwinshi bajya guhaha bagatungwa n'ibihanga by'indogobe, nabyo bikagura umugabo bigasiba undi. Abantu bagatungwa n'amahurunguru y'inuma, naye akagura umugabo agasiba undi. Ariko bigiye kuba agahomamunwa, byageze abantu batangira kurya abandi. Nimusoma neza icyo gice cya 6 muzabisangamo aho umubyeyi umwe yasezeranye n'undi mubyeyi, babonye inzara ibamereye nabi, baravuga bati rero nta kundi byagenda, reka turye uyu mwana, hanyuma nitumara kumurangiza ejo nawe uzazane nawe tuzamurye. Nusoma izo nkuru uraza kumva ukuntu bagiye kuregera umwami binanira kumwinjiramo, ananira kwakira bene uwo mubabaro. Igihugu cyari kiri mu mubabaro, nta wakoraga umurimo n'umwe, bari bari mu myobo, inzara irabarengera. Ariko bene data, ngo turimo kubivuga, ni ukuri Uwiteka aracyafite inzira nyinshi azanyura amaze gutabara.
ni koko byari bigoye, umwami afatwa n'umujinya, asanga umugaragu w'Imana afite umujinya mwinshi, ariko asanga umugaragu w'Imana nawe ari mu mwanya mwiza. Yari mu mwanya mwiza, umwami Elisa umuhanuzi ari mu mwanya mwiza wo gusabana n'Imana. Aravuga ati reka mfate igihe cyanjye negera Imana nkora icyo Imana imimbwira. Nicyo cyatumye atangira guhanura mu gice cya 7. Ahanura iby'ibihe, avuga ibintu byari bitandukanye n'ibyari biriho. Ubundi ni imvugo y'abana b'Imana, abazi imirimo y'Imana, abazi imikorere y'Imana, ni imvugo ikwiye kuturanga. Igihe abandi bavuga yuko bagiye kwicwa n'inzara, bagiye abantu bavuga ko bagiye kwicwa n'imibabaro, abantu bavuga ko bafite ibibazo bibarengeye, twebwe abana b'Imana tuba dukwiye guhanura imbabazi z'Imana. Twebwe abana b'Imana tuba dukwiye kuba tuvuga ibyiringiro bihesha ubuzima, tuba dukwiye kuvuga ibyururutsa imitima. Elisa rero arahanura, avuga ko ibintu bigiye guhinduka, avuga yuko ibiryo bigiye kuboneka, avuga ko amahoro agiye kuza. Ariko se mutekereza yuko aya mahoro, ibi biryo byari bigiye kuboneka, ibi bintu byari inzara yari igiye guhunga, mutekereza ko byari kunyura mu ihenzere? Ese bwari gucya imvura yamejeje ibikwiye kumera? Ese abahinzi bari kujya mu murima? Oya, ahubwo Imana iracyafite inzira nyinshi zacamo. Imana igira inzira nyinshi bene data. Hari igihe wibwira ngo Imana izanyura ruguru ikanyura hepfo, hari igihe wibwira ngo Imana izanyura iburasirazuba igaturuka iburengerazuba. Imana igira inzira kandi nta muntu wicira inzira. Imana ifite icyo yagambiriye gukora kandi ni cyiza, izagikora. Komeza ugire kwizera ndetse unavuga amagambo meza, kuko Imana iracyafite inzira nyinshi kandi izazinyuramo, izagutabara. Ariko se aba bantu b'i Samariya batabawe bate? Ese mutekereza ko ari ingabo n'ibitero byinshi byahagurutse bikajya kuzirwanirira? Mukeka ko ari abahanga banyuze muri siyanse bagashaka igisubizo? Ese umuntu yatekereza ko ari abatunzi cyangwa abanyabushobozi runaka? Oya, ahubwo Imana yakoresheje babandi batagira n'izina, babandi batanazwi, ngo ababembe bane. Ababembe bari babayeho mu buzima bubi bugoye bw'uburwayi bw'akato. Igihe umuntu yabaga ari umubembe yashyirwaga inyuma y'ingando. Ariko nimurebe ko Imana ije gutabara inyuze muri aba bembe bane. Bibiliya yabitubwiye neza ngo baravuze bati nituguma aha ngaha aho turi muri aka kato badushyizemo nk'ababembe, n'igihugu cyose cy'i Samariya tukaba twese ducecetse, n'ubundi biraza kurangira dupfuye. Ariko nitwahagenda tukajya mu rugerero rw'Abisiriya, ahari nabo bashobora kutwica, ariko nibura bo bafite ubuzima bashobora kurya. Nuko gupfa n'ugupfa, reka duhaguruke tugende. Reka mbabwire, ntabwo ari ibitekerezo byari bivuye ku babembe nyirizina, ahubwo ni ijwi ry'Imana. Imana igifite inzira nyinshi zo gutabara, yari bavugiyemo ngo ikoreshe ibinyabubasha bitoya bidatekerezwa kugira ngo ab'i Samariya babone agakiza, babone ibisubizo by'ibibazo bari bafite. Nk'uko twabisomye, barahagurutse baragenda bajya mu rugerero rw'Abisiriya. Imana nayo ikaba yarangije gutegura uburyo iri buze gukoresha imirindi, iri buze gukoresha amajwi, iri buze gukoresha imiyaga, iri buze gukoresha imbaraga n'intwaro byayo kugira ngo yirukane izi ngabo zari zikambitse kandi zari nyinshi cyane. Ngo ibumvisha amajwi y'intambara, ibumvisha amajwi y'ibitero by'ingabo. Imana yumvisha ingabo z'Abanyasiriya mu matwi yabo ngo bumva ni ingabo nyinshi, bituma babwirana amagambo akomeye. Umwe abwira undi ngo birashoboka ko ari umwami w'i Samariya ngo yaguriye abami bo muri Egiputa, yazanye ingabo z'ibindi bihugu zakoranye zifite izindi mbaraga, baje kutwica, baje kuturangiza. Ngo uwo mwanya barahaguruka barahunga. Bahunze iki? Bahunze ijwi ry'Imana, bahunze umugambi w'Imana, bahunze Imana igifite izindi nzira nyinshi yanyuramo iza gutabara ubwoko bwayo. Bahunze Imana nayo ihagurukije abagabo bane badashobotse, batari bafite ijambo, b'abarwayi bari bari inyuma iyo, kugira ngo baze gutangaza inkuru nziza. Ngo bamanuke rero bagere mu rugerero rw'Abanyasiriya, basanga habe n'umuntu n'umwe, basanga n'indogobe ziziritse, basanga n'imitwaro, ibyo bari barasahuye biraho, ni amahema akinguye, nta muntu n'umwe uhari. Kumbi ingabo z'Abasiriya zahunze. Ngo bahagere baricara bararya. Cyo nkundira Imana, ngo iyo bamaze kuruhuka baranywa, barangiza bafata amafeza, bafata amazaho, batangira guhisha. Bivuze ko ubuzima bwabo bwari buhindutse. Inkuru nziza ihereye ku bantu bari baciye bugufiya, Imana ibahindurira ubuzima mu mwanya mutoya. Babonye ibyo kurya bihagije, babonye ibyo kunywa bihagije, babonye amazahabu n'amafeza. Ariko nabo baravuga bati, bavandimwe, ntitwagumana iyi nkuru nziza gutya, reka dusubire iwacu tujye kubabwira ko Imana yakoze ibitangaza. Wenda wowe nturabimenya,
ntibyari byanakugeraho. Ariko reka nkubwire inkuru nziza, buri Imana irimo irakora. Kwa runaka barabibonye, ubushize uwo mwaganiye kubw'Imana iby'Imana yakoze, nubwo wenda bitari byakugeraho, ariko Imana irimo irakora. Tegereza nawe biraza kukugeraho. Byabanjirije ku babembe, mu kanya biraza kuzamuka bigere no ku mwami nyirizina, amenye yuko Uwiteka Imana afite imbaraga zo gukora. Batanze iyo nkuru bayigeza mu Basamariya bose, baravuga bati Uwiteka Imana aradutabaye. Barahurura bajya kureba, basanga kuko ingabo zagiye. Banagira n'ubwoba, baratekereza bati ahari wasanga baduciye igico kugira ngo baze kutwica. Ariko bahageze kuko Uwiteka Imana rero wateguye inzira zo gutabara ubwoko bwe, basanga ntaho kubarwanya, basanga nta gitero cyakozwe, basanga nta mbaraga n'imwe bari imbere, ahubwo nabo baricara bararya, baricara basubira mu mahoro kubw'imbaraga z'Imana. Bavandimwe banjye, bakristo bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka aracyafite inzira nyinshi azanyuramo aza gutabara. Nk'uko nanone twahoze tubisoma mu isezerano rishya, tuvuga mu butumwa bwiza bwa Yohana, ahangaha nabwo batwereka abigishwa, ndetse bari bari kumwe na Petero mukuru muri bo, bigaragara ndetse ko yari kumwe na bene Zebedayo, bigaragara ko yari ari kumwe na Yohana, bigaragara ko yari kumwe n'abandi bigishwa benshi, bose bafashe icyemezo cyo kujya kuroba. Ese bagiye kuroba kuko bari baguwe neza? Mwibuke ni muri cya gihe Yesu yarababwiye ngo nibagende bajye mu murwa barindire, bategereze, kuko ibi ni ibintu byabaye nyuma yo gupfa kwa Kristo, amaze kuzuka. Bo kwihangana no gutegereza, ariko bakihangana mu bihe bigoye, bisa nkaho bibananiye, baramanuka bajya ku nyanja bajya kuroba. Ese ko bagiye kuroba umunsi wose hari icyo bafashe? Reka mbabwire mwene data, burya nugenda ukamara umunsi wose, ukamara iminsi 2, ukamara iminsi 5, ntacyo urabona, wagiye mu kazi cyangwa se ukabona nta n'icyizere cy'uko hari icyo uzabona, reka nkubwire, kubizera Kristo haracyari ubundi buryo, haracyari indi nzira. Ariko ngo Yesu bagiye kubona mubona mu kibaya arahingutse, ntibari bazi aho aturutse, ntibari bazi aho aherereye, ariko umwami w'abami amenya ko abana bafite ikibazo, abita abana be, natwe turi abana b'Imana. Aramanuka arabahamagara ati yemwe bana banjye mwabonye icyo kurya? Bati twakibuze, twahereye ijoro ryose turoba, dore amasaha bageze. Batangira kuvuga amagambo adafite ibyiringiro, kandi byari bifite ishingiro ko ntibari babonye icyo kurya, nta fi n'imwe bari barobye. Yesu arababwira ngo nibashugunye urushundura iburyo bw'ubwato, barafata. Ese babikoze barafashe? Ku manywa y'ihangu Imana ituma amafi abasha kuboneka. Ku manywa y'ihangu nta wundi muntu wabishobora. Mu mabwiriza n'amategeko bigenga abarobyi, baroba nijoro cyangwa mu rukerera, ariko ku manywa y'ihangu izuba ryavuye ntibaroba. Ariko kuri uwo munsi ko Imana yari bivuze, yivuga bikaba, yategeka bigakomera, ihamagara ibiri mu isi byose bikitaba, ihamagaye amafi aritaba. Mwene data, Imana iracyafite inzira nyinshi yanyuramo iza gutabara. Nubwo abantu bagaragara ko ntaho kujya gufatira amafi hahari, nubwo abantu bagaragara ko nta hantu bajya kurongera hahari, nubwo amagambo avuga uyu munsi arayo kwikingirana, arayo kuguma mu myobo nk'uko bari abantu b'i Samariya bari bameze, ariko Imana iracyafite izindi nzira. Bavandimwe banjye, Yesu kuko amaze kubabwira uburyo bwiza bwo kubona amafi, barabikoze, babona amafi bararya, ndetse bagubwa neza, batangira kumenya ko ari Imana ubwayo yikoreye igitangaza. Ese muri ibi bihe biba bikomeye gutya, mu bihe nk'ibi ngibi abantu badafite ibintu bashingiraho babona ko ubutabazi buhari, nta kimenyetso cy'ubutabazi na kimwe gihari, bene ibi bintu Imana ibivugaho iki? Nimwumve uko Yesaya ajya ahanura mu bihe bigoye nk'ibi, ubuhanuzi twakira uko baba buvuga. Yesaya yarahanuye mu gice cya 41, Yesaya igice cya 41 ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20. Nimwumve ukuntu ahanura. Yesaya 41:18 kugeza ku 20, aravuga ngo nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati. Ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Mu butayu nzahatera imyerezi n'imishita n'imihadasi n'ibiti by'amavuta, kandi mu kidaturwa nzahatera ibiti by'imiberoshi n'imitidari n'imitiyashuri bikurane, kugira ngo barebe, bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isiraheli ari ubiremye.
nimwumve amagambo Imana ituma ku bwoko bwayo mu bihe by'umubabaro, mu bihe bigoye, mu bihe bitarimo ibisubizo, mu bihe by'isi kakaye. Nuko Imana ubwayo yibwirira abantu ikababwira ngo izazibura. Kuzibura ni ijambo rikurikira kuziba. Hari igihe ibintu koko bifunga, hari igihe koko ibintu bihagarara, hari ibintu koko bita icyerekezo, hari ibintu koko bisa nk'ibifungiranye, ariko mu ijwi ry'ubuhanuzi twizera Imana ikora. Imana iravuga ngo nzazibura imigezi, nzazibura imigezi mu mpinga, yewe no mu bikombe nzazamuramo amasoko, mu butayu nzawuhindura ahantu h'ibidendezi by'amazi. Mu butayu, ahantu mu mucanga, mu zuba, Imana yibivuga ngo hari ahantu nubwo nta kizere, hari ahantu nubwo bitashoboka, nje nzahindura ibidendezi by'amazi. Iyo ni imirimo y'Imana. Uyu munsi ushobora kwibwira ngo Imana ntiyabikora, ariko nubitekereza no mu buzima bwawe bwa buri munsi, no mu kwezi gushize, no mu kwezi kwa kabiri, no mu kwa gatatu, twarabibonye Imana mu butayu ibishoboye kuhatembesha amazi. Noneho si n'ibyo gusa, ahubwo Imana iravuga ngo uretse n'ibyo bidendezi, ahubwo nzahatera n'ibiti, ibiti byera, ibiti birebire, imiti idahari, imiti ya shuri, imikomamanga, bene ibyo biti birebire. Mbega ni nk'ibintu bigaragara ko bitashoboka, kuko wenda twebwe turi mu bihugu by'ubutayu cyane, ariko turabwegereye. Ariko iyo ugerageje kureba usanga ari ahantu h'umucanga, ahantu h'izuba ryinshi, ahantu hatagira amazi, ahantu biba bigoye ubuzima. Ariko aho hantu Imana ihatunga urutoki ikahavuga ngo abantu baho bizera Uwiteka, kubera abantu b'Imana baba bahari aho hantu. Imana ishoboye kuhateza ibiti, Imana ishoboye kuhatembesha imigezi, Imana ishoboye gutuma aho hantu hahinduka ahantu h'ibyiringiro no kuruhukira, kandi byagaragara ko bitashoboka. Bene iri jwi niryo riba rivuga. Impamvu Imana ikunda kurema bene ibi bintu ahantu hakomeye, Imana ikavuga ngo nzazibura, Imana ikavuga ngo nzatera, Imana ikavuga ngo muri ibyo bikombe nzahindura ahantu h'ibidendezi, kandi ikavuga ngo igihugu cyumye nacyo Imana izagendura ahantu h'amasoko. Hari impamvu Imana ibivuga ku murongo wa 20 ngo ni ukugira ngo abantu babirebe, bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isiraheli ari ubiremye. Hari ibintu Imana yikorera, hari ibintu bitakorwa na mwene wanyu, bitakorwa n'umuvandimwe, bitakorwa n'ukomeye ku isi, bitakorwa na perezida runaka w'igihugu runaka, hatakorwa siyanse runaka, ahubwo ukuboko k'Uwiteka Imana yonyine akaba ariko kubikora, maze abatuye isi bose, abatuye bene iyo mibabaro bakamenyera hamwe bakavuga ngo ni ukuboko k'Uwiteka Imana kubikoze. Haleluya! Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Bavandimwe, uyu mwanya ndimo ndababwira ngo Uwiteka aracyafite izindi nzira nyinshi yanyuramo aza gutabara. Reka tugire kwizera, reka twiyungemo imbaraga. Ese bavandimwe banjye, ese ko Imana itubwira yuko bene ibyo bihe koko nayo ibizi ko bibaho, kandi ikatubwira yuko bene ibyo bihe by'amage bibaho, mu gihe cya kera byarabaye, mu gihe cya Kristo byarabaye, no mu gihe cyacu amakuba n'ibyago ntibijya bisiba, ndetse rwose biriyongeranya. Ariko kandi ijwi ry'Imana mu buhanuzi rikatubwira ko ukuboko k'Uwiteka kuba kwiteguye kurema, kwiteguye kubikora, abantu bareba bagatangara, bakavugira hamwe bakavuga ko Uwiteka Imana ari byo ibikoze. Ese muri ibyo bihe twakora iki? Iyo umuntu ari muri ibyo bihe bigoye, iyo isi iri muri ibyo bihe, iyo igihugu kiri muri ibyo bihe, nk'ubu ngubu turi mu bihe bya korona, abantu bavuga byinshi bitandukanye kuri yo, ariko ingaruka zayo zikaba zituremereye twese ku isi, yaba mu gihugu, yaba ku isi, yaba mu rugo, yaba mu miryango, yaba mu bacuruzi, yaba mu bize n'abatarize, twese tukaba turi muri aho hantu. Ese abantu bahakora iki? Ezira igice cya 8 ku murongo wa 21 ugeza ku murongo wa 23 harimo iki Imana ivuga. Ezira igice cya 8 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 23, nimwumve iki Imana itugiraho inama y'icyo twakora. Ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose, kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari
mu nzira kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose, ngo nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Ntimwumva ko Ezira na bagenzi be igihe bari bahuye n'akaga, bamaze gusobanukirwa yuko imbere yabo hari abanzi bakomeye babateze kubagirira nabi, ni igihe Ezira yarimo ava i Babuloni agana i Yerusalemu, ni igihe cyo kubakwa no kugaruka k'ubwoko bw'Imana mu murwa mukuru kugira ngo bongere bawubake, ariko asobanukirwa ko imbere hari ibibazo. Ariko se yari gukora iki? Ijwi ry'Imana ryamunyuzemo ngo ategekera abo bari bari kumwe, ategekera kwiyiriza ubusa ku kagezi ahava, kwicisha bugufi imbere y'Imana no kwiyoboza inzira. Iki nicyo gikwiriye abana b'Imana. Mu bihe nk'ibyo nuko abana b'Imana bagomba gukora ibintu nka bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ukwicisha bugufi imbere y'Uwiteka Imana ikomeye. Icya kabiri ni ugusenga mu buryo bwose bwo kwinginga, ni ukwiyiriza ubusa, ni uguhamagara Imana. Icya gatatu ni ugukiranukira Uwiteka Imana. Kandi ngo barabikoze, barabwira Imana bati rero Uwiteka, dore imbaraga zacu nta kintu zatumarira. Tunasubiye ku umwami twamubwiye ko dufite Uwiteka Imana yacu ifite imbaraga zo kudukiza, Imana yacu izatugenda imbere, nta mpamvu zo gusubirayo. Ahubwo Uwiteka Imana dukorera, kandi reka bari twikubita imbere maze tumuyoboze inzira. Ngo biyirize ubusa. Cyo nakunze mwumve, bavuze amagambo akomeye, baravuga ngo amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo ngo birwanye abayireka bose. Muvandimwe wanjye, amaboko y'Imana yacu wari uzi ko ari ku bantu bayishaka bose. Icyo dukwiye gukora rero nuko dukwiye kwicisha bugufiya, tugasenga, tugashaka mu maso y'Imana, twarangiza tugakiranuka, maze amaboko y'Uwiteka Imana akatuza ku bantu nk'abantu bashaka Uwiteka Imana bakiranutse, ngo maze ngo Uwiteka yemera kumva gusaba kwabo. Ngo nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Wari uzi yuko umunsi wafashe ibihe byo guca bugufi, ugafata ibihe byo gusenga Imana, ugafata ibihe byo kuyishaka, ugafata ibihe byo gukiranuka, wari uzi ko Imana izakumva? Muvandimwe wanjye, Uwiteka Imana aracyafite inzira nyinshi azanyuramo aza gutabara. Witakaza ibyiringiro ngo uvuge usakuze, uvuga amagambo nk'ay'abandi bose bavuga. Oya, vuga amagambo nk'aya Yesaya, hanura ibyiza, ariko muri byose shakisha Uwiteka, guca bugufiya ndetse no kwiyiriza ubusa no gusenga no gukiranuka, maze rero Uwiteka Imana ngo azakora bya bindi abantu bose bazamenyera hamwe bakavuga ngo ni amaboko y'Uwiteka Imana abikoze. Niki Imana idusezeranye? Iyo tumaze guca bugufiya, tukamara kwiyiriza ubusa, tukamara gukiranuka no gushaka ubwami bw'Imana, niki Imana idusezeranya nayo kwizakora? Zaburi ya 32 ku murongo wa 8. Zaburi ya 32 ku murongo wa 8 hari amagambo avuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Zaburi ya 32 ku murongo wa 8, Imana iraduha isezerano ry'uwo murimo tuzaba tumaze gukora, y'iyo ntambwe tuzaba tumaze gutera, kugira ngo tubashe gusohoka muri bya bihe bibe bigoye, bya bihe bigwirira umugenzi, ya mibabaro twabonye abantu b'i Samariya bari bafite, ya mibabaro twabonanye abigishwa ba Kristo bari bafite. Nimwumve iki Imana yabasezeranyije nyuma yo kwicisha bugufiya. Imana yarababwiye ngo nzabigisha. Cyambere Imana iratwigisha, icya kabiri ikatwereka inzira dukwiye kunyuramo, icya gatatu Imana ikatugira inama. Kandi hirya y'ibyo ijisho ry'Imana rikomeza kutugumaho, ni uburinzi. Nimwemere twigishwe n'Imana, Imana itwigishe. Nimwemere twumve inama z'Imana, nimwumve Imana uburyo tuyoboye. Ndetse reka nkubwire ko Imana izanyura mu nzira rwose udatekereza pe. Ntabwo bari bazi abantu b'i Samariya ko Imana ibuze kunyura mu babembe, ariko kuko Imana yari ibayoboye, kuko Imana ariyo ifite uburyo izatabaramo, icyacu ni kimwe: emera twigishwe, emera kuyoborwa n'Imana. Kandi ariko nanone wemere yuko inama Imana izakugira izaba ariyo nama y'ukuri. Gisha inama Imana no mu buzima bworoheje,
no mu buzima butoya bukugoye, mu bibazo bikomeye cyangwa byoroheje, jya ugira umwete wo kugisha inama Imana. Muri bwa buryo Ezra yakoresheje ku kagezi Ahava, abwira bene data ati mureke twicishe bugufi tugishe inama Imana itubwire icyo tugomba gukora. Kandi Imana izakubwira mu buryo butatu: izakubwira inyuze mu ijambo ryayo, izakubwira inyuze mu mutima nama wawe, izanakubwira inyuze mu bahanuzi cyangwa mu bakozi b'Imana bahishukirwa. Ubwo buryo bwombi Imana irabukoresha. Imana ishobora kukubwira iti nyura muri iyi nzira ndaguhamo umugisha. Imana ishobora kukugira inama mu bwenge bwawe. Icyo nizeye nicyo ni kimwe nuko Imana idusezeranya yuko izatugira inama kandi Imana izatuyobora. Bavandimwe, mu bihe nk'ibi ngibi biba bikomeye, hari igihe kwizera kugira gutya kugahinduka, ariko hari igihamya, hari ibintu Pawulo yaravuze ngo ni igitsikamutima, hari ibintu bikomeza umugenzi. Kavuga ati ibi bintu none byaba ari inkuru twumva, ibi bintu none byaba ari ibintu twakira, abavuga butumwa bakatubwira ngo twihangane, ngo twizere, ngo nitugenze gute, ariko se Imana yo itwibwiriye ko izakora ibi ngibi, mu by'ukuri gihamya umuntu ashobora gushingiraho ni ikiye? Ariko igihamya ntabwo tugishakira kure, turagishakira mu ijambo ry'Imana, kuko ibyanditswe byose byabereyeho kugira ngo bituyobore kandi bitubere urumuri. Imana itwigishe kugira ngo tubashe gukomeza inzira y'Imana. Uyu mwanya ndabibutsa ko turimo kuvuga ngo Uwiteka aracyafite inzira nyinshi azanyuramo aza gutabara ubwoko bwe. Tumugirire icyizere. Igihamya cyuko ibi ngibi Imana itubwira, ibi Yesaya yahanuye avuga yuko mu butayu Imana izatembeshamo amazi, akavuga yuko Imana izazibura amasoko, ikavuga yuko ibiti ndetse n'ibidendezi bizagaragara mu butayu, ahantu hakongera kuba ahantu h'ubuzima kandi hari ahantu hapfuye. Ese kandi ukuboko kw'Imana kuvuga ko ariko kuzabyikorera, igihamya twagira uyu munsi ni ikihe? Reka dushingire ku magambo Kristo yivugiye muri Yohana mu gice cya 5 ku murongo wa 17. Yarivugiye ubwe aravuga ngo, ariko arabasubiza ati Data arakora kugeza na n'ubu nanjye ndakora. Data arakora kugeza na n'ubu nanjye ndakora. Ni Yesu Kristo ubwe wabyivugiye. Yavuze ko se arimo akora, avuga ko nawe ubwe arimo akora. None ubwo Imana irimo ikora ndetse n'umwana wayo akaba arimo gukora, tuvuze induru se nk'abadafite ibyiringiro? Oya, uwabivuze n'uwo kwizerwa no kubikora azabikora. Muvandimwe wanjye muri Kristo Yesu, ndagira ngo nkwibutse ko Uwiteka agifite inzira nyinshi azanyura amaze gutabara. Afite inzira azanyura amaze gutabara ku giti cyawe, afite inzira azanyura amaze gutabara umuryango wawe, afite inzira azanyura amaze gutabara igihugu cyacu cy'u Rwanda, afite inzira azanyura amaze gutabara isi yacu. Ariko natwe kidukwiriye n'icyo Ezra yatubwiye ni icyo kwicisha bugufiya, tukemera kwicisha bugufi yabihamagara kwihana mu mutima, kureka ibyaha, kwicisha bugufi yabihamagara gutunganira Imana muri byose, hanyuma natwe tugategereza inama Imana itugira. Ubwo Data akora, ubwo Umwami wacu Yesu Kristo arimo akora, nta bwoba. Imana iracyafite inzira nyinshi izanyuramo kandi izadutabara, kandi izabikoresha umwete wayo mwinshi, kandi twese tuzabibona, tuvugire hamwe tuvuge ngo ni ukuboko k'Uwiteka Imana kubikoze. Uwiteka Imana abahe umugisha, kandi ijambo ry'Imana rigwire rishinga imizi muri twebwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.